Ese ko tubona ama AI yakataje ari gukora ibintu abantu twakoraga, ese izi AI zizadutwara akazi? Ese bizagenda ute? Ni gute tugomba kwitwara mw'iki gihe cy'isi y'ikoranabuhanga, by'umwihariko mw'isi ya artificial intelligence? Tugiye kubiganiraho, reka turebere hamwe se ni iki twakora kugira ngo twirinde ko AI zizadutwara akazi. Iyi video n'umunsi ngiye gukora itandukanye n'izo nakoraga mbere. Uyu munsi ndakunze kuza kudemonstrate ibijyanye mwabona nyine screen oya. Uyu munsi tugiye kuvuga kuko tugiye kuvuga ni nka theory, nka motivation, cyangwa se uyu munsi ngiye kuvuga ku bijyanye n'imyumvire cyangwa se mindset ijyanye na artificial intelligence. Abantu benshi ntabwo babivugaho rumwe, baba batse izi AI niza kudutwara akazi, se izi AI ni gatiki. Ibintu twakoraga ukaba wabikora ukwezi kose mu nota umwe AI kwita kubikora. Ese biraza kuza kugenda ute na zino AI? Ese izi AI turaza kuza kubasha kuzikompeta? Rero mbere yuko tugiye tuganira ku bijyanye ni AI, ndagira ngo mbasubize inyuma mu mateka. Ubundi kiremwa muntu twibagirwa vuba ku rwego rw'uko n'ibintu byabaye mu myaka n'icumi cyangwa 15 abantu tujye ko tubyibagirwa. Reka mbasubize inyuma yaho gatoya. Muri 63 nibwo karikatire zatangiye gukoreshwa, abantu batangiye kuzishyira mu mashuri na hehe. Abantu baragiye baraprotestinga, barigaragambya ngo izi bintu biraza kuza gutuma abanyeshuri cyangwa se abantu baba amantete vide cyangwa se baba stupid. Ariko se koko abantu babaye stupid oya zarabafashije. Tuzamutse aho gatoya muri za 80 biri kurangiza, nibwo hatangiye kuza computer. Zino computer muri kubona ba Steve Jobs, ba Bill Gates batangiye kuzana ama computer muri kubona, baba bati bino bintu bigiye kuza kudutwara akazi, kubera ko ibintu abantu babihakoraga ari batanu batangiye bikorera kuri machine. Amahatazi n'ibintu byo kwandika, za mashini zandika badonda haje amashini abikora vuba. Ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko mu by'ukuri byazanye akazi. Ariko nyine n'abantu babiciye amazi nyine babuze akazi. Tugeze mu ntangiriro z'ibihumbi 2000 haje Google n'izindi mbuga nshakiro, zino search engine, nazo abantu benshi badanye kugira ubwoba ati bino bintu bizi ibintu byose, ikintu cyose ushatse ukagenda ukakibonaho, amakuru ushatse ukagenda ukayabona. Ibintu byari bigoye kumenya, uyu munsi wabibonera kuri Google. Baba bati bino bintu bigiye gutwara abantu akazi. Mu by'ukuri ntabwo byatwaye akazi, ahubwo byahaye abantu benshi akazi. Noneho byabaye ibintu bibi cyane. No haje ama social media, abantu batanya kuvuga ati wenda wana social media zirangiza famille, zirangiza imiryango, ibiki. Mu by'ukuri hari ibintu binye byazanye, ariko ni kwahakana uruhare social media zagize muri communication. Nabize abantu muri 2010 Facebook waganiraga n'inshuti zawe, abantu benshi. Uyu munsi muzi akamaro ko kunoza WhatsApp ikora. Uyu munsi bataza ko YouTube, sinzi ko nanjye ubu ngumba ndi gukora udufaranga kuri YouTube. Aya ma social media yakemuye ibibazo byinshi cyane. Ubu rero hagezweho artificial intelligence. Hagezweho noneho ikintu cyari bayufata ubwenge, ibintu byakorwa n'abantu, ibintu byose byakorwa n'abantu, bakabiha amamashini bakayishyiramo ubwenge bukorana na AI zikabikora. Ibintu nimba wandikaga email ari kuyandika nk'isaha, ushyiramo ikagufasha kuyandika mu munota umwe. Bivuze ko abasekreteri bo hafi ya bose baragiye. Ntabwo ubu nge nahari umusekreteri wo kunyandikira amakontra ngo yo kunsomera ngo contract, shyira muri ChatGPT cyangwa muri AI runaka, ikanyanayizingira, ikama commentaire, ikambwira ati contract ishobora kugukoraho yihorere, cyangwa se witondere bino bintu, cyangwa se wibande kuri zino point, ikabimo. Ejo bundi naratangaye, umukiriya yamanzaniye content. Umuziko w'umuza musanzwe nge akazi kari nuko bakibana ama website, ama NGO, tourism company, ama e-commerce n'abantu batandukanye, mbubakira ama website. Umukiriya rero yamaye content ze n'ubango yamaye about we, ama email ye, ama logo ye, ama text n'ibintu akora, ngo mwubakire website.
nafashe umukozi maze hafi imyaka 2 dukorana, expertise azi kubikora neza. Mu ya content namwe ati wakina umukino website, fata na ya content ni ya AI ya Manos, maze ku ya AI ya Manos umukobwa yayubatse mu gihe mu cyumweru, AI yubaka iminsi 3. Noneho ibirenzeho noneho ndafata ya website yakoze nyiha umukiriya. Mu by'ukuri umukiriya ntabwo yayigaye, yaravuze ati wow this is good website, imeze neza, ikoze neza pe. But fata na ya website ya Manos nyiha umukiriya, n'umukiriya amwe ati wow this is very fantastic, iyi ni nziza cyane. Namwe se ushaka iyi ngiyi cyangwa iyi ngiyi? Ramwe ati ndashaka iyi. Yari guhitamiye yakozwe na AI. Mu by'ukuri twabaye first yo kumuha website yakozwe na AI. Imwe mukozi yakoze ntabwo yayikoze nabi, nta nubwo naramuvira yayikoze neza. Twahaye umukiriya nyine iyo ya AI. Cyo bishatse kuvuga ni iki? Ntabwo uyu mukozi wanjye ya compete na AI yize ama design amamiliyoni n'amamiliyoni, baba barayihaye amamiliyoni n'amamiliyoni ntiyayi compete. Uyu mukozi wanjye wenda azi nka design 100, ntabwo bashobora gukompeta. Ikibazo ushobora kwibaza, se uyu mukozi akazi ke karajya he? Uyu mukozi natiga gukoresha AI akazi ke kari mu mazi abiri, ariko niga gukoresha AI bagakorana AI kuko niwe uzabasha kwiha amadata bagakorana, uyu mukozi ntago azagira ute, nta kibazo afite. Ariko nabica amazi ari mu mazi abira. Ibi ngibi biraza kugaruka ku nyandiko ishaje y'umuntu bita Charles Darwin. Murabizi uyu nguyu ni father of evolution. Yaravuze ngo ntabwo mu ishyamba inyamaswa isurviving cyangwa ibasha kurokoka ibintu runaka bije, ntabwo ari inyamaswa y'inyabwenge, nta nubwo ari inyamaswa ngizi kwiruka cyane, nta nubwo ari inyamaswa nini, nta nubwo ari inyamaswa nziza. Inyamaswa ngo ibasha kuadapting, ibasha gusurvivinga, ngo nibasha kwiadaptinga tuvuga niki? Nibasha kugendana n'ibihe. Niba ubushyuhe buje ikabasha kugendana n'ubushyuhe, niba ukonje buje nuko, niba inzara ije ikabasha kwihanganira icyo gihe. Nunako bimeze. Umuntu ubasha gusurvivinga ibihe bya artificial intelligence n'umuntu uza kuza kwiga kujyana n'ibihe bya artificial intelligence. Ibi ngibi mu bitandukanye nayo byo kuvuga ngo ni robo, ngo reka ngo no turobo nyine ngo ntabwo ngo yakora ibintu birenze. Yahangaho umurimo muri beshya cyane. Izi ngizi artificial intelligence ni ubwenge nyine nk'uko ufite ubwenge. Niba umwana yiga nazo ziriga, niba umwana akosa nazo zirakosa. None ikiza cyazo ziga vuba uko nyine ni machine, ariko no yo itazakugira ikosa ikora. Nuvuga ngo AI ziri mu bwoko butatu. Hari AI zikora izo ibyo wayizibwiye 100% nta kiza guhindura, ariko hari na AI yiga uko ugenda uyibwira ibigenda ibyiga nayo ubwo ikinnovating. Uko wigisha umwana ngo rimwe guteranya rimwe ni 2, 2 guteranya 2 ni 4, ejo bamubwira ngo 2 guteranya 5 kadakubwira kari 7, ni nako AI yiga. Uko bakomeza bayiha data uko komeza uyibwira ibintu iragenda yiga ikazajya noneho ikaza kuri level ya 3 aho izagikora ibintu y'ubwayo ititaye, y'ubwayo yo yitekereje, y'ubwayo nyine yo yihimbiye. Nuvuga ngo nayo ishobora kuzana ama innovation. Bivuze ikiro nkuko umuntu abikora nayo yagira ute yabikora. Soza rero video yanjye, nshuti yanjye, wigira wori gwe na AI yagutwara akazi, ariko gira wori yuko utari kwiga AI akazi kazatwagwa n'uburyo bubiri. Umuntu utari kwiga AI izakamutwara completely. Umuntu utari kwiga AI azatwaga akazi n'umuntu uri kwiga AI. Ngiye niga gukoresha AI, nkiga gukora prompting, nkiga gukora prompting AI, nguko AI zikora, nkiga turiko ikora, bizaba byoroshye cyane ko mu kazi kawe naza nkagusimbura. Aba boss ibigo bizajya bishaka abantu bafite ubumenyi kuri AI, akaba ari bo bagira ute bahakazi kugira ngo bajye bifashisha mu gukora n'izo AI zini zaba ziri mu kazi. Rwose mu myaka iza iyi video imaking nta myaka ibijyanye 3 cyangwa 4 wenda nakabije biza kuza gutwara ama AI mu buzima busanzwe,
bakabishyira mu marobo, ugasanga nko mu kigo cyose harimo abantu nka 2 cyangwa 3, ibindi byose ari AI iri kubyikorera. Bazajya bafata ama AI bayishyire mu bintu runaka ibikora. Rero abantu bazashyira ubumenyi muri AI, baziga ubumenyi bwa AI, abo bantu nibo bazabasha kugira ute gusavayivinga. Wowe uracyafite amahirwe, kuri YouTube byuzuyeho, ahantu hose byuzuyeho. Hanga kuri YouTube channel turi gushyira ibintu byinshi cyane. Tangira ahangaha wige AI kurute igenda ute, ndakubwiza ukuri uzasavayivinga. Nuvuga ngo ntago ari ngombwa ngo uri umunyabwenge, ahubwo nubasha kugendana n'ibihe, ndakubwiza ukuri ntabwo AI izakugeraho ibibazo. Kuko ubushakashatsi bugaragaza ko muri 2030 AI izaketinga imirimo miliyoni 12 muri Afurika gusa. Ariko iyo miliyoni 12 niyo abantu bazabaje gukoresha iki, bazaba bazi gukoresha AI. Ese ndakubaza, uzaba urimo abo ngabo bazaba bafite iyo mirimo, cyangwa uzaba niwe abandi babuze imirimo kubera ko nyine mutitaye ku bijyanye n'impinduka z'ibihe? Rero ndabakunda cyane, mwicika intege, mukomeze mukurikirane Teacher Sam. Ndikunda amakuru bijyanye na AI, uzabikurikiza ndakubwiza ukuri nta kazi kanyu kazabona.